Umva ngewe ninzaba mu businessman njye nkunda kwikorera nahindutseho narakoze nunguka nyine n'ibitekerezo. Oh, ufite girlfriend? Congratulations man. Yeah, what's up is? To mention it. Hi brother. Amakoros. Meze neza. Witwa gute se? Pass. Amazina y'Ikinyarwanda se? Gisubizo. Nanjye banyita Bobex. Yes. Pasi uturutse hese? Niba ntakwengereye. Niho utuye se? Okay, utuye ahantu heza bya Atari. Nese Pasi, jewe ubusanzwe nkora YouTube, mfata ama video, bashaka nifuza kubaza utubazo dutoya. Pasi, kano kanya wenda sinzi imyaka ufite, ariko niba wibuka neza imyaka yawe 8 ibiki wifuzaga wakundaga gukora? Imyaka yanjye 8 nifuza kuzaba umukinnyi w'umupira. Ariko nyine ntabwo byakunze. Utekereza ko se impamvu yabiteye ari iyihe niba wibuka neza ukiri wari ukiri umwana man? Ni impamvu yabiteye nyine nuko nakundaga kwiga cyane kandi amahirwe aba mu ishuri cyane. Nyine ntabwo nakundaga kwiga tu. Ntabwo wakundaga kwiga? Ariko nanone ushobora kuba utarabashije kwiga ariko ukaba warabonye ahandi hantu wenda bakunda kujya gukina, kuko hari abantu benshi nzi batigeze babona amahirwe yo kwiga ariko babonye amahirwe yo gukina. Ese bakaba bakomeye. Naho narabonaga, ariko nyine kubera ko urabizi mw'iki gihe udafite umuntu wenda ukomeye nk'ahantu runaka ntabwo wapfa gutera imbere tu. Ntabwo wapfa gutera imbere. Biragoye kabisa bigaragara. Biba bigoye bya Atari, niko nyine no kwihiringa bikazakunda. Basi uyu munsi ukora iki se? Ndacuruza tu. Uri umucuruzi. Ubona business bigenda se? Gake. Courage kabisa, burya nta kintu cyiza gutya. Byose bisaba gushyiramo akabaraga. Basi ubusanzwe nizihe hobbies zawe? Nibihe bintu ukunda gukora kurusha ibindi? Ni sport. Ukunda gukina football na basket. Iki ukunda kurusha ibindi? Football. Kubera iki? Wayizi cyane. Karindwi aba ari iyanjye ubundi. Iyo nagafashemo undi karindwi aba ari iyanjye. Basi mu buzima ni iki kintu wicuza? Nicuza kuba ntarakomeje kwiga. Utarakomeje kwiga kubera uko bitagenze neza muri famille. Uko bitagenze neza. Iki kintu wishimira kuri Twitter? Nishimira ni ukuba ndi muzima tu. Mu myaka 5 se iri imbere ukeneye kuzaba ugeze ku rwego? Umva ngewe ninzaba mu businessman njye nkunda kwikorera ntabwo nkunda gukorera abandi. Ukunda kwikorera? Ariko nibyo nanone. Ariko se ntabwo wajya gukorera abandi no kujya bazaguhereza cyangwa uzabakorera cya gishoro gukorera abandi? N'ubundi n'ubu nkorera abandi, ariko mba numva bitanyize, mba numva nanjye nzikorera ku giti cyanjye. Ubona uzikorera? Mu myaka 5 iri imbere. Imana izagutera inkunga bro. Iyi Kigali se uyibona gute? Kigali ni hatari. Abadafitemo nk'abantu nyine muziranye wagwamo. Ibintu byose ni connection. Hatari nanjye maze kubona experience bro. Ni daje kabisa. Ariko bisaba kwihiringa tu. None se Pasi w'imyaka 8 na Pasi w'imyaka w'uyu munsi imyaka runaka ufite, ubona ari iki Pasi yahindutseho? Nahindutseho narakoze nunguka nyine n'ibitekerezo inshuti n'umugirlfriend. Oh, ufite girlfriend? Congratulations man. Yeah, what's up is? To mention it. Nizeye cyane akakwize. Anje uze kumubwira arareba tubarabire. Araza kubireba. Bamushimiye cyane nayireba mutumwe akore subscribe. Nabo bose kutureba, nitwa Bobex, nije nyiri channel ya Bobex Pro. Please do subscribe kugira ngo tubone abantu benshi nka Pasi, kandi ni byiza kubaganiza kugira ngo twiyungure ubumenyi cyangwa se tumenye uko imibereho y'abantu bacu buri munsi baba babaye. Pasi, uyu munsi umuntu aramutse aguhaye amahirwe yo guhitamo girlfriend wawe ndetse na business aka kanya, kandi byose biri buze kwita bikunda, girlfriend wawe kubana nawe forever umukunda n'ibizwe nawe ukunda, cyangwa se na business wifuza yakoze kuzageraho mu myaka 5 iri imbere, wahitamo iki? Business. My girlfriend uramutereranya kukureba. Business niyo nahitamo. Business wahitamo kubera ntabwo wifuza.
abakobwa barahari ni benshi, abakobwa barahari ni benshi, wamushaka ariko business iyo baguhaye amahirwe nyine ukayatakaza kongera ukayabona bigoye. Ariko ushobora kuba mu bintu gukunda business cyane, arega muri iki gihe nawe uba ubibona, girlfriend se yakumariye ikintu udafite ibiceri nawe ntabwo yagukunda, nta biceri ubwo nyine kiba cyapfuye, bisaba ikofi. rero girlfriend arabyumva ko turimo turiyiringa kugira ngo tubone amafaranga kuza kugira tuguhitemo, atagira ngo ni ukumwanga, ntabwo ari ukukwanga kabisa. Basi urakoze cyane. Nitwa Bubex, wowe watubwiye ko witwa Pasi. Ndifuza kukwintroducinga ku bantu bose bari kutureba bakumenye, twishimiye kuganira nawe, ibitekerezo byawe turabikunda cyane. murakoze. Sawa urakoze. Yego.